Shalom, turabaramukije aho muri hose ku isi, twongeye kandi kubifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana bane namwe mwesaho muri ikiganza ciza c'Imana kibashe kubana namwe. Rero tubahaye ikaze, murabona imbere yacu hari umutumirwa, ni kwa kundi tuba dusimbuka rimwe na rimwe iyo Imana ibyemeye, iyo Imana idushoboje tugashaka umutumirwa. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa mu Jeune Marie, ndagira ngo abibwire avuga amazina yiwe. Umutumirwa wacu ushobora kwibwira abazadukurikirana. Murakoze, mugire umugisha. Amazina yanjye banyita Nyabitanga, ndakuramya no guhimbaza. Murabyumvise, yitwa Nyabitanga Claire, ngo akunda guhimbaza no kuramya. Mbere yuko n'ubundi twinjira mu mwanya wo guhimbaza cyangwa mu mwanya wo kuramya, turagira ngo aduhereze ubuhamya bugufi bw'ubuzima bwe bwa Gikristo, imibereho ye ya Gikristo, itorero yakuriyemo, itorero, umurimo w'Imana yakoze muri iryo torero, nimba ari uburirimbyi aratubwira amakorali yaririmbiyemo, naho uyu munsi arimo akorera umurimo w'Imana. Nyabitanga, ushobora kuduhereza incamake mu magambo ahinnye y'ubuzima bwawe bwa Gikristo bw'iminsi yashize? Njyewe nakuriye mu muryango ukijijwe, nakuze nsanga papa ari umukozi w'Imana. Itorero ryiwe ninjye wakundaga kuramya no guhimbaza, na korali nararirimbaga. Murakoze, n'umwana mu batambyi, ati yakuze papa we ari umwungeri w'itorero, muri iryo torero niwe wari umurida w'indirimbo. Rero turagira ngo turirimbire indirimbo Imana gushize ku mutima, cyane cyane zikunda kukubaka. Burya ikintu cubaka umuntu ni nacyo cubaka abandi, ikintu gifasha umutima wawe, ndakeka ko gishobora gufasha n'imitima y'abazadukurikira. Murakoze, mugire umugisha w'Imana. Shalom.